shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima wanjye, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we. Komera Imana amashyi, inshuti mubajya kwiyicarira, Imana ibaha umugisha. Mubakomera amashyi cyane, barasa neza, baramya neza, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Shima Imana mutima wanjye, umutima wanjye wongera ushima Imana. Uyu ni umunsi w'amashimwe ku buzima bwa Rehoboti. Nanjye ni umunsi wanjye wo gushima Imana, n'icyumweru cyose cyo gushima Imana. Ni ukuri iki cyumweru cyose tuzafatikanye namwe gushima Imana. Mpagaze hano mbere ko nagira icyo mvuga, reka mbanze nzamurijwe nyishimire. Ndagushimiye mukunzi wanjye mwiza, mpagaze hakuri umunsi tariki 30 z'ukwezi kwa mbere, nzamuye ijwi iturutse mu ndiba y'umutima mvuga ngo uri Imana. Ndagushimiye ko abanye natwe uyu mwaka wose, ndagushimiye ko tugiye kwinjira mu kwezi kwa kabiri. Uyu munsi turawibuka, turi muri bino bitekerezo nako twabyemeje, turi mu ntambwe dusohoka. Mana, ntago byari ibintu byoroshye, ntago twarebaga imbere, ntitwari tuzi uko bizagenda, ntago twari tuzi uko bizamera, ariko wari waraduteguriye, icyubahiro ni cyawe. Rero niyo mpamvu turi hano tuvuga ngo ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Turi hano iki cyumweru cyose, nta kindi kiduteranyirije aha, ni imitima igushima yuko wabanye natwe ukwezi kose, umwaka wose ukagendana natwe. Runo rugendo rutari rworoshye, ariko umunsi kundi tukakubona. Reka tugukomere mu mashyi kuko urayakwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha cyane cyane, turanezerewe, murasa neza, muri benshi ariko si cyane. Murabizi ko ntajya nyurwa cyane, ngenda nyurwamo gake, ariko ejo bizongera bigende neza. Imana ibaha umugisha kwigomwa umunsi wo kwa mbere, ntago ari umunsi woroshye kugira ngo aya masaha duhurire hano. Ni ukuri, bwira mugenzi wawe ngo wakoze kuza, suza mugenzi wawe mwegeranye, wakoze kuza mu giterane cyo gushima Imana. Turashima Imana. Mbere ko ngira icyo mvuga, hari abashyitsi bari hagati muri twe, Fina ntago yabashije kubakira, ni Pastor Tom ndetse na timu bazanye, mwamfasha tukabakira mbere yuko ngira icyo mvuga. Haleluya. Nabikunze cyane ukuntu mwamuherekeje, Imana ibaha umugisha. Harimo n'inshuti yanjye twabanye cyane kuri Zayoni, Imana iguha umugisha. Ndibuka kera ntinya guhanura, Imana yarambwiye ngo utazajya uvuga nzakugira ikiragi. Nigeze kumuhanurira ndamufata nkajya mukubita, aho kuvuga iby'Imana ikubwira nkabigumiza, ahubwo nkamukubita. Hari 2012 cyangwa na gatatu, ikintu namubwiye hashize igihe gito yahita kijyamo, sibyo? Ndabyibuka, nkanga kuvuga niho simbivuga, ariko nkamukubita koko nkamurya inzara, nkabivuga nyuma namaze kumurya inzara. Ntago byoroshye. Aho ni Imana yahise integeka ngo icyo nzajya mvuga, icyo uzajya wumva ujye uhita ukivuga. Nkajya niga guhita mbivuga, kandi ubwo nari nicaranye nawe, hari undi muntu twagendanye mu modoka, nawe ijwi rirambwira ngo mubwire bino, nawe nkajya ngenda mureba, aho kumubwira nkamureba. Reka duhe Imana icyubahiro. Twongeye gushima Imana. Pastor Tom ni umukozi w'Imana dukunda, tujya tubana, ni n'umuturanyi. Twaje hafi ye, mbere yajyaga dusanga Kanombe, ngira ngo n'ubwa mbere aje hano. Turashima Imana ko Imana yatwemereye kubana nawe, kandi nawe akabitwemerera. Imana ihabwe icyubahiro. Si ku bwacu tuba twamutomiye, tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Aha tuyoboye niho tujya. Ni byiza kuyoborwa n'umwuka wera, tuzi neza kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana hari ikintu yatuzaniye no mugoroba.
ni inshuti cyane yacu, tuzi neza ko ntago yaba ari hano tutari inshuti, tugiye kwifatanya muri ibi byishimo, ari kumwe natwe uyu munsi ndetse n'ejo n'abandi bakozi b'Imana. Iki cyumweru cyose turi hano iminsi 7, rero turamushimira wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguhe umugisha, na timu mwazanye, Imana ibahe umugisha. Nukuri twabakunze cyane, n'ejo muzagaruke muri benshi. Amen. Rero turashima Imana, kozi w'Imana Fine yababwiye kuri Rehoboti cyane. Rivine ashima ku bwa Rehoboti, ntago byari byoroshye, niyo mpamvu turimo turashima Imana. Nitwe babagore, haleluya, tugarutse imbere y'Imana dushima. Umwaka wose Imana yabanye natwe, ndababwiza ukuri ntago byari byoroshye. Imana hari kundi gushuka ukagira ngo ikikubwiye nuko. Ndibuka ivuga ngo dusohoke, nemeye umunsi umwe kwa gatatu, uwundi tukigumira kuri tapi rouge. Haleluya. Noneho umunsi twagomba gusohoka, twabyemeye, twasenze. Umunsi nyamukuru wo gusohoka hari tariki 2 z'ukwa kabiri, niriwe nsenga, turi bugira amateraniro nimugoroba, aho twabaga twe tuhamaze imyaka igera muri 7 dusenga, Imana itubohora, ibitangaza bikoreka. Nkumva nibyo. Haleluya. Hanyuma rero nemerera Imana, ndavuga ntacyo ndemeye, ariko ni kwa gatatu. Umunsi wo gusohoka kwa gatatu, Imana isanga mu cyumba niherereye ngo murashira no ku cyumweru. Nashaka kugera ku kintu Vine yavuze ngo haririmbaga abana. Ntago byari byoroshye guhita uvuga ngo urajya gushaka korari bene data. Iyi Mana tuyihe cyubahiro. Yego, iragikwiriye. Hanyuma umupasiteri wari waducumbikiye, nkomeza ndwara n'iryo jwi, nagize amahoro musabye. Rero mutima wanjye wambujije amahoro kuduha no ku cyumweru saa 9. Ahita yikiriza vuba ngo nta kibazo. Haleluya. Twamusabye kwa gatatu umunsi wose, tukigumiraho ku cyumweru nkajya njya kuri torero iwacu kwisengera n'abandi twari kumwe. Aho rero niho korari tutari tuyifite, kandi abo twari kumwe nta numwe aruzi kuririmba. Haleluya. Uwo ni Denise, ni Stella, ni Soso, bese nta numwe aruzi kuririmba. Alice ngira ngo we twasohotse yabyaye, hari sibizi, ariko turashima Imana bene data. Ubwo korari rero yacu yarabana bacu, ufite mikoro akaririmba izamazamuka, undi izamanuka, indi izamatambika. Nuko tukashima Imana, dufite korari birahagije. kandi nukuri numvaga bihagije, nkumva nibyo nyine. Nese nubundi nukugira ngo abana bacu bashima Imana, nubundi naga ari itorero kugira ngo mbyoroshye. Rero korari yagumaga ari babana, simbijyane mu bintu bikomeye ngo itaba itorero, itaba ministry nini cyane, nkashaka kugira ngo bibe hahandi nyine hasi bibe bike. Niyo twabaga 5 numvaga n'ikibazo, ko ndibuka kenshi twatangiraga amateraniro ari jye na Denise, abahageraga mbere saa 9 zuzuye. Stella yagiye gukora muri toilette, Sosa arimo aratunganya intebe protocol, hanyuma Denise agatangira kuyobora, nanjye nifashe neza nk'aho itorero ryuzuye. Kandi tukumva turanyuzwe ko numvaga ibintu by'abantu benshi, ariko naribagiwe, nirengagizaga ibintu byinshi Imana yari yagivuga kuva 2008. Imana yambwiraga ibi bintu buri munsi simbyiteho. Iyi Mana rero ikubwiye, igihe kiragera igasohoza ibyo yagusezeranije. Bene data rero, igitondo kimwe tujya kuri church, dusanga n'umucuranzi waducurangiraga ntaho hari, n'ababana bamwe sinzi wari uririmbaga cyane, banza yari yarwaye, sinzi n'abandi basibye, tubura korari. Urumva iyo wundi wacurangaga yarabafashaga, babana bakabasha kuririmba. Yasibye atatubwiye, aho rero kabagashuri njye imbere narwaye grippe nasaraye, ako ndavuga tugomba kuririmba. Njye imbere mfata mikro, mama ye Denise ati tukaririmba. Fina abanye biducanje aza yirukanka ahitanya akamikro araramya. Ntashye ndavuga ngo Mana bira nibiki, buriya se tuzagomba muri biriya. Donc urabanza ugahuzagurika, Imana ikakwihorera kuko ntunabishaka, uri muramera nk'umwana basunika, ukumva biriya birahagije. Noneho ntangira kubisengera, ndasenga ndavuga ngo Mana duha abaririmbyi. Mu nzozi numva ndarota ngana n'umushumba umwe, umfashe sinshaka kuvuga izina rye, wa hano muri Kigali, mubaza ngo ariko wowe abaririmbyi wabakuye? Arambwira ngo barabashaka. Je ntago nigeze mbashaka, ko numvaga ubuzima turimo tudashaka ko bwaba bunini cyane byakwigumira gutyo. Ntangiraho gusenga nshaka baramyi, nshaka baturirimbira. Ndavuga ngo Mana bigenda gute rero, ngaho tuhe abaramyi.
burya iyo ikintu cyanga ntushobora no kugishyira mu ruhare, ntushobora no kugishyiramo imbaraga. Iyo ugitinya ugenda uhunga, kandi si urahunga. Cyakora abantu bahunga nzabafasha, bayona nzabafasha, mujye munsanga mbabwire uko bigenda. Aho rero niho natangiye gushaka. Dusubiye gusenga ikindi cyumweru, njya mu nguni ahantu ndasenga cyane, umwuka w'Imana asanga musasa arambwira ngo shyiraho abayobozi, shyiraho uyu n'uyu n'uyu. Nibwo nasengeye, ntabwo nabasabye uruhushya, narababwiye ngo muze hano, wowe uzayobora worship team, wowe uzayobora ab'inginzi, wowe uzayobora wowe. Icyo gihe rero worship team iratangira, ntabwo byari byoroshye. Mumfashe dukomere Imana amashyi niba mwayibonye. Yesu ashimwe. N'umwaka umwe, ntabwo ari imyaka ibiri, n'umwaka umwe. Nta muntu Imana iragenda ikizanira umuntu akajya mu mwanya. Turabishimira Imana. Ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Aho rero nibwo natangiye kanura no kuba maso, usengera noneho ministry. Ntangira no kuvuga ngo Mana twagure, twororotse. Ntangira kubona turi bake, ntangira kubabara ngo ko turi bakeya. Urumva ko amaso yaratangiye guhumuka. Ariko Imana ni igitangaza, ni umukozi w'umuhanga, ntabwo ari mugenzi wacu. Uzayimenyere, ntuzigere upima na gato uyimenyera. Haleluya. Rero ndashima Imana kubw'ibyo, kuba jyewe mpagaze hano umwaka tumaze, turi muri Remera Kona Gisimenti. Aha duhari kubera amavi, aha duhari kubera amasengesho twarasabye nabyo. Aho ngaho rero nibwo Imana yatangiye kumpumura, ntangira kugenda mbona ko ahantu turi mu kazitiro, turi mu gucumbika kudasobanutse neza, byose ntangira gusenga. Rero mvuga ngo rero warabyemeye, nako naremeye, ntacyo nyiramira, ahasigaye kora gutya na gutya, ibi n'ibi, icyo nsabye byose Imana ikagishyira mu bikorwa. Hamwe n'abagenzi banjye twasohokanye, Imana ikadushyigikira. Rero turashima Imana higejeje ikora. Twasohotse turi abadamu 13, ngira ngo uyu munsi murabona uko itorero ringana. Twari abamama gusa, nta mupapa rurimo. Umupapa rurimo yari umugabo wanjye twabanaga mu nzu, ariko nawe yajyaga hirya yacu, yumvaga ko duhari, ariko mu by'ukuri ntiyabaga azi gahunda zacu. Abandi abagabo bacu babaga bazi ibintu by'abagore. Itariki 10 z'ukwa karindwi niho twaronshinze ministry ku mugaragaro, dutangira guha karibu abantu bose n'abapapa. Icyo gihe kuva mu kwa karindwi abapapa batangiye kuza, uhereye ku bagabo bacu n'abandi bari bafite inyota y'Imana. Hanyuma ndi mu nsenga mbaza Imana, muri icyo gihe cy'ukwezi kwa mbere, Imana cyane yansunikishije ibibaraga byinshi nashobora kwikuramo, insunikira mu kazi ndahagarika, iransunika inzana muri ministry. Ndabaza Mana unjyanye he? Ndakujyanye nyine. Unjyanye he? Sohoka ujye kubohora abantu banjye. Ndavuga ndabohora, nanjye ndacyaboshye, bumbabariye gato mbanze mbohoke. Ariko bene da, iyo umuntu ahagaze hano agashima Imana, sigaye nsenga, nari narataye Imana, mpita nshima Imana, ndahita nkihana. Ni igihe kinini cyane namaze mbwira Imana ngo ko twari inshuti wamoye iki. Bano babonaga turi mu mwuka, turi kuramya, njye najya mu mwuka nkajya kubaza Imana, wanjijije iki ko twari inshuti. Iyi Mana twabaye inshuti, nyizirikaho, ndayishaka, ndavuga ngo nzakubona. Sinigeze ndangara, nta munota n'umwe nigeze ntakaza mu buzima bwanjye mu gushaka Imana, urabizi. Ariko nkavuga Mana, nkumva mfite urukundo rw'Imana ntazi aho ruva. Nabatijwe ndi umwana w'imyaka 8, mutoya Yorodani ingera. Nkagira ishyaka ry'Imana ntazanumvana, nkumva ndayikunda. Muri uyu mwaka nibwo nabwiye Imana, unjijije iki ko nagukundaga. Impamvu ndi kubivuga, umuhamagaro ni ikintu gikomeye cyane gikomeye cyane. Tujya gusohoka nahamagaye inshuti yanjye Denise, tujyana ahantu. Ubwo nyine nta kindi nari gukora, ko Imana yari yakaniye ko tugomba kuva aho twari turi. Ndabwa Deni, ubu Imana irampora iki yandetse. Uzijya uko navutse, uziko ndi imfubyi. Mubwira ubuzima bwanjye bwose, twari inshuti, ariko burya hari umuntu ubutazi ibyawe. Dore ninjye, dore uko twavutse, dore nta mwene we, reba none ngiye mu muhamagaro wo kubitikirayo. Arambwira ngo nukuri nzakuba hafi, nukuri none se ko Imana yaguhaye ubutunzi urabushyira hehe? Imana imuha umugisha. Yarankomeje icyo gihe, nkumva ndamwanzi, nkumva ndamurakariye, ariko
twari twicaye ahantu njye nawe turi babiri. Icyo gihe nibwo twese dufata umwanzuro turavuga ko niba biri mu mugambi w'Imana niturangira aho dusengera. Uwo munsi nyine twese bukeye bwaho twese tubona aho dusengera tutabishyizemo uruhare. Uwo munsi nibwo twahamagaye Fina aho yasengeraga arahaturangira. Turashima Imana ko uyu munsi ari kumwe natwe, umukozi w'Imana cyane. Imana yaramuduhaye nawe, turashima Imana. Rero ntabwo byari byoroshye, ni guhamagara ukagenda useka ntabwo uzahamagara. Yaragiye ndira ntabwo nagiye nseka, ariko uyu munsi ndaseka iyo hano hagaze umuntu agashima Imana akavuga ko yabohotse. Iyo ndeba iteraniro nk'iri, ibi narabirotaga buri munsi, ibi barabimpanuriraga buri munsi. Nta muhanuzi yewe nzi uvugisha ukuri kubera ko bavugaga umuhamagaro gusa. Iyo uvugaga abahanuzi bavuga ngo abahanuzi baravangiwe. Kubera iki? Bambwiraga umuhamagaro nkaba nzi ko badahanura. Ibintu barabivugaga bano inshuti zanjye turi kumwe. Denise akabwira ngo ibi bintu sera arabitinya, mubireke, turacyakeneye gusengera muri iyi nzu. Mwambabari ibintu mukabireka ko nkeneye gusengera aha hantu ugiye ko mafashirizwa. Umuntu uri kubivuga akabiceceka kugira ngo tutabirukana. Ariko ndanezerewe ntushaka kubyumva. Nguwe neza mu mutima wanjye. Isengesho ryanjye uyu munsi ravuga ngo Mana wanciye iki? Kubera iki wangira icyizere jewe kandi ntakwiriye? Ayo niyo marira mfite uyu munsi. Ntabwo mfite amarira yo kwicuza, nta nubwo mfite yo kuregreta, kandi uko bizagenda kose nzayikorera. Ubu narayeme nayibwiye ngo uko bizaba bimeze kose nzayikorera. Mu mazi aho bizaba bimeze nzayikorera. Kuko yangira icyizere ubu se yamitiyemo iki? Se n'igihe yabonaga nshoboye inkura mu mbaga nyamwinshi, mwamfasha mukagira gutya. Ubu ngubu ntago nkinuba, sinkivovota. Telefone yanjye bamo message z'abantu bavuga ngo uziko nahindutse, uziko byagenze. None ayo niyo marira mfite. Amara y'umunezero, ariko n'ukuri ntago ari igihe cyo gushimira abantu. Imana ihumugisha abamama twari turi kumwe, nibo banteye imbaraga. Baravuga bati turagenda, gira vuba ahubwo. Bansohoye mwafata ukuboko aho ndakurura. Imana izandinde kugirana nabi ikibazo kugeza tuvuye muri uyu mubiri. Kandi namwe muzadufashe kudusengera. Imana ihumugisha umutware wanjye, inzu yanjye twayisengemo imyaka 8. Turara ya majoro twavuze, ntago yatwinubye n'umunsi n'umwe. Kandi gusenga kwacu rwari urusaku n'amashyi. Twarangizaga amashyi yahiye. Akava ku kazi ntabone madamu ngo amwiteho, ahubwo akajya kwita ku bana n'ibindi. Kuko kuwa mbere twaga turimo turasenga, ku gatanu tukararamo. Nkajya kumubaza ntabwo mwasakuri twagusakurije ava ngo yana kibazo mujye musenga. Izamuha umugisha kandi izagira ikintu ikora ku buzima bwe. Haleluya. Imana ihumugisha abantu mwadukunze, mugakunda muhamagaro wa Pastor Sera, mugakunda abamama twasohokanye n'ikibarimo, mukavuga ngo aha ni Imana ishaka ko tuba. Natwe n'ukuri hari abantu bakunda kumbwira ngo ntibazicuze, sinzicuze Yesu kuba bari sinibuka ukuntu mubivuga. Ntuzicuze kuba turi mu buzima bwawe. Namwe ntimuzicuze kuba turi mu buzima bwanyu. Ntimuzicuze kuba ndi umushumba wanyu, ntimuzicuze. Ndasaba Imana ngo nzababere mwiza kuko ndabakunda. Imana ibaha umugisha. Muraza kwihangana amasaha, turi mu gihe cyo gushima Imana. Turashaka kumva ijambo ry'Imana n'umushumba Pastor Tom ayoboye itorero ririkana hano Kimironko, Chris Kingdom Embassy. Nawe ari nyuma yacu gato. Ngira ngo yatangiye mu kwa 4, twebwe dutangiye mu kwa 2. Urumva rero yuko ni inshuti, turaziranye cyane kandi atuba hafi, amenya amakuru yacu natwe tukamenya amakuru ye. Turashima Imana kubwire ko yatwemereye. Eka duhaguruke itorero twubaha ijambo ry'Imana n'umushumba Imana yahamagaye. Twubaha ijambo ry'Imana n'umushumba Imana yahamagaye Pastor Tom. Imana imuha umugisha, turakwakiriye. Bimwe mu bintu biranga gushima habamo kuvuzamo n'impundu n'urusaku. One of the things we do when we shout, when we thank the Lord, we shout.
mendukira umuntu kuri hafi umbwire ngo Yesu yatugiriye neza. Turn to your neighbor and say, Jesus had done well for us. Mumbwire ngo burya ni Imana. Tell him that he is God. Tell the person next to you it is because of God. Munyemerere nzane umuco wo muri Christ Kingdom hano. Let me bring the culture of Christ's kingdom Kuko here. nta Christ Kingdom nta Rehoboti. Because there is no Christ kingdom and there's no Rehoboti. Nta Christ Kingdom nta Rehoboti. Munyemerere umuco nguzane nta kibazo. We're all the same. There's no Christ kingdom, there's no Hindukira Rehoboti. abantu batari munsi ya batatu ubahobere kandi utihuta nta bya high five bya bisirimu bye oya. Turn to at least 3 people and N'ubwami hug uwo them. muntu n'ubwami mugenzi wawe That muhobere person umubwire is ko of ari the mwiza. kingdom. Hug them and tell them that they're beautiful. Yes. Hallelujah. Come on, give praise to Jesus. Hallelujah. Cyubahiro Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Let me first ask, are we making a noise for some people around? Reka mbanze mbaze niba nta rusaku turi kugirira abantu bari Are we hanze. Pentecostals? Turi aba Are you sure you're a Pentecostal? Ese turi bo Where Pentecostals are gathered, ahari aba Pentecote it means the gathering of fire. bivuze ngo hari uguhura k'umuriro. Can we set this place on fire tonight? Reka dushire ahantu umuriro. Come on, give it praise to Reka duhimbaze Jesus. Uwiteka. Give Hallelujah. praise to Jesus. Reka duhimbaze Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory. Tuguha icyubahiro Mana. We give you praise tonight. Tuguha icyubahiro uyu We worship mugoroba. you for your praises. Turaguhimbaje kubwo kubaho We thank kwawe. you for your praises. Turagushima kubwo kubaho Thank you for kwawe. your spirit in us. Urakoze kubw'umwuka wawe uri muri Thank twe. you for your spirit in us. Urakoze kubw'umwuka wawe uri Thank muri you for your twe. wonderful praises. Urakoze kubwo kubaho Thank kwawe. you for your healing grace. Urakoze kubw'ubuntu bwawe Thank you for bukiza. your miracles over this place. Urakoze kubw'ibitangaza byawe And thank you for your amazing love, Jesus. Urakoze kuba uruhambaye We Yesu. give you glory tonight. Tuguha icyubahiro uyu mugoroba. In Jesus' mighty name. Izina rya Yesu. And somebody say amen. Reka hagire uvuga amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Wow. I feel like numva twakomeza tukivugiriza urusaku I feel like we should keep shouting tugashima muri ubwo buryo twarangiza tukitahira. and give thanks to God in that way and we go home. Hari n'igihe n'amagambo ubwayo atabikora neza tutayashimisha Imana nk'uko twumva biri. Sometimes you don't have enough words to thank the Lord. Urebye imirimo y'Imana ikora mu buzima bwacu If we see the works that God does in our lives, ntago no kubyandika ntitwabyandika, even writing it would not be enough. no kubivuga n'abahanga ntago babivuga neza uko bikwiriye. Saying even the experts would never do it the Ariko right way. turagerageza gusa. But we try. Yes. Imana ikumpera umugisha cyane. God bless you Reka so ngusabe much. wicare mu kuboko kw'Imana. Let me ask you to sit in the presence of God. Ni umunezero udasanzwe kongera kuba hano. It is such a joy to be here again. Ni ubuntu bwinshi cyane. It is amazing grace. Mwarakoze kutwemera kudutumira kugira ngo twongere kubana. Thank you for allowing us and inviting us to be with you again. Aha ni hamwe mu hantu rwose njya nkumva ndi mu rugo n'ibirenge biri hasi. This is one of the places I come and I feel I'm at home. Iteka ryose iyo nje hano cyane cyane twe ko turi n'impanga, you know? Especially because we're twins. Turi impanga. We're twins. Sibyo, impanga rero zirakundana. Twins love each other. Cyane. Banumva umutima wanjye unyuzwe iyo nje muri Rehoboti. My heart is fulfilled when I come in Rehoboti. Imana ibaho umugisha cyane. God bless you so much. Bwira umuntu kuri hafi niba utari mu Rehoboti aho kuba naha ngaha. Tell the person next to you if you're not from Rehoboth, this is the right place to be. Umbwira ngo niba utavoma i Rehoboti uvomera he. Tell them if you don't fetch from Rehoboth, where do you fetch from? Uvomera he. Where do you fetch from? Mubarize ngo uvoma kuri heriba wowe. Which well do you fetch from? Cyangwa wacukuye irihe biriba. Or which one did you dig? Amen. Amen. Nkuko babivuze umukozi w'Imana Pastor Sarah, Imana iguha umugisha cyane. As she said it, Pastor Sarah, God bless you. Nitwa Gakumba. My name is Gakumba. Ndashimira Imana kongera kuba mu rugo. Ubwo ni kubashyitse gusa ariko abandi turaziranye tutangiye kugenda tumenyana. Ngenda bazi cyane kurenza uko munzi. It is for the visitors, but yeah, I know you more than you know me. Ndashimira Imana kuba hano. I thank God for being here. Ndashimira Imana bw'abakozi b'Imana Pastor Sarah na Papa Bosco. I thank God for Pastor Sarah and Papa Bosco. Imana ibaha umugisha kubw'uyu murimo mwiza. God bless you so much for this amazing ministry. Imana ibaha umugisha kubwo gushyira hamwe
mukamamaza ubwami bwa Kristo hano hantu. And God bless you for joining together and proclaiming the kingdom of God in this place. Mwarakoze kwemera umuhamagaro. Thank you for accepting the call. Ni ikintu cyiza ariko kigoye. It is a good thing, but it's also hard. Gitera ubwoba. It is very scary. Umuntu wahamagawe ntagiremo akoba, sinzi uwamuhamagaye uwo ari we n'ibyo yahamagariwe. A person who has been called and they're not scared, I don't know who called you or what you were called Ariko uyu for. muhamagaro utera ubwoba. But the calling always makes you scared. Ariko ndashimira Imana ko yahamagaye abo kwizerwa. But I thank God that He has called faithful people. Muri abo kwizerwa kandi Imana izakorana namwe ibintu bikomeye. You are faithful and God is going to use you mightily. Turashimira Imana kubwo abayobozi bose, komite. We thank God for all the leaders, the Abayobozi committee, b'itorero mwese, Imana ibahe umugisha. the leaders of the church. God bless you. Abamama n'abapapa, The mothers and the fathers. Imana ibahe umugisha cyane kuwufata amaboko abakozi b'Imana. God bless you so much for holding their hands. Imana ibahe umugisha abakristo mwese ba Rehoboti. And God bless all the Christians of Rehoboti. Ndashimira Imana kubwo abakozi b'Imana twazanye, yitwa Raisa, umukozi w'Imana n'umusemuzi, akaba umuyobozi mu rubyiruko. I thank God for the servants of God we came with. This is Raisa. She's also a leader of the youth. N'iyindi timu mwabonye bahagutse, Imana mwongere muhaguruke mupepera abantu Let me ask basuhuza. those who came together to stand up so they can greet you. Ntago turi nakabaye bavuga buri muntu wese, ariko reka dukoresha akanya ke neza tujye mu ijambo. Ubundi wo kuvuga ni Kristo. I should have introduced everyone, but let us go straight into the Ariko word. n'abantu b'Imana beza, n'abakozi b'Imana bazima, dufatanyije uyu murimo w'Imana. But there are good servants of God that we're joining together in this ministry. Amen. Amen. Munyemere twinjire mu ijambo ry'Imana. Let us enter into the word of God. Amahirwe nuko ejo tuzaba turi kumwe, ariko ni munyemerere nkore introduction y'ibyo tuzaganira ejo. The good thing is that we're going to be together tomorrow, but let me do an introduction of what we're going to discuss Cyane ko mu tomorrow. gihe cyo gushima abantu baba bakeneye umwanya wo gushima. Especially since in the time of Thanksgiving, people need to thank the Lord. Ndi bafashe gusa tuganireho amagambo makeya, hanyuma ejo andi tuzayakomerezaho, n'abandi bakozi b'Imana bazagenda bakomerezaho. I'm going to just tell you a few words, and the other servants of God are going to continue from there. Madamu yantumye ngo mbasuhuze, twagombaga kuba turi kumwe, ariko Pastor Sarah arabizi impamvu ataje. My wife told me to greet you. You know, Pastor Sarah knows why she's not here. Ariko twagomba kuba turi kumwe cyane ko uyu munsi ari kuwa mbere ubundi niwo munsi tugirana kuba turi kumwe mu bintu byose. But we should have been together. Usually Monday is the time we're together. We do everything Twari together. twarabikonfaminze, biri confirmed 100% ko turi buzane, ariko imigambi yacu hari igihe itagenda uko twabiteguye. We had planned to be here, but unfortunately it did not work out the way we Dufite wanted. umurwayi uri mu bitaro, none ahangaha ari muri critical condition, so arimo arakurikirana. Turagabana ngo we komeza hariya nanjye reka njye kuri ahangaha. We have someone who's sick, so she's taking care of the person, so I came here so she can stay taking care of them. Nyemera tujye mu gitabo cy'ibyahishuwe, Revelations chapter number 3. Let us go into Revelations chapter number 3. And I will take my reading from verse 6, 7, and then 8. Ndasoma guhera ku murongo wa gatandatu kugera ku munani. The Bible declares, Biravuga ngo, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. And to the angel of the church in Philadelphia write, these things says he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he opens and no one shuts, shuts and no one opens. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti, uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi nta ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. I want you to emphasize this. Chapter number 8 once again. Ndashaka mwumve ngiwi igice cya 8. I know your works. Umurongo wa 8, nzi imirimo yawe. See, I have set before you an open door, and no one
can shut it. dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi nta wabasha kurukinga. And part 2, for you have a little strength, kuko ufite imbaraga nke, have kept my word, nyamara ukitondera ijambo and have ryanjye, not denied my name. ntiwihakane izina ryanjye. You have little strength, ufite imbaraga nke, but you have held on unto my word. ariko warakomeje ufata ijambo ryanjye. In your little strength, mu mbaraga nkeya zawe you kept on holding unto my word, warakomeje ufata ijambo ryanjye, and you did not deny it. ntabwo wigeze urihakana. Praise God. Imana ishimwe cyane. Praise God. Imana ishimwe In cyane. your little strength, mu mbaraga nkeya zawe you did not deny my ntabwo word. wigeze wihakana ijambo, Kept holding on. warakomeje urarifata. My God. Somebody tell your neighbor, tonight is my night. bwira mugenzi wawe ngo uyu mugoroba ni umugoroba wanjye, Tonight is my night. uyu mugoroba ni umugoroba wanjye. Chapter number 5 of John, of the Gospel of John. igice cya gatanu igitabo cya Yohana. Let us do quickly. I have a few comments to make, and we will call it a night. And then tomorrow we will set this place on fire by the grace of God. mfite ibintu bike byo kuvuga ariko reka tujyeyo, mvuga ibintu bike ibindi nzabikomeza ejo. Verse 1 and 2. umurongo wa mbere n'uwa kabiri igice cya gatanu Yohana. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethsaida, having 5 porches. kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. I want the verse 2. ndashaka umurongo wa Now kabiri. they're in Jerusalem by the sheep gate. By the sheep gate. I want that sheep gate. kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama, ndashaka iryo rembo ry'intama. I want that gate. iryo rembo. Praise God. Yesu ashimwe. That sheep gate. iryo rembo ry'intama. The sheep gate. irembo ry'intama. That sheep door. irembo, uwo muryango w'intama. And Nehemiah chapter number 3. reka tujye muri Nehemiya igice cya gatatu. Nehemiah chapter number 3. Are you there? Yes. We are reading from verse 1. igice cya gatatu umurongo wa mbere. Then Eliashib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and built the sheep gate. They consecrated it and hung its doors. They built as far as the tower of the 100, and consecrated it, then as far as the tower of Hananel. bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi, bubaka irembo ry'intama, bararyeza bateraho inzugi zaryo, baraheza bahereye ku munara wa Hameya bakageza ku munara wa Hananel. Yes. I want us to repeat this. ndashaka gusubiramo bino. Then Eliashib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and built the sheep gate. I also want the sheep gate. ndashaka iryo rembo ry'intama. bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi, bukeye bubaka irembo ry'intama. The sheep gate. irembo ry'intama. And lastly, bwa nyuma Isaiah chapter number 22. Yesaya ibice 22. Because when I come back tomorrow, unless otherwise, I will not refer to other scriptures. That is why I'm giving you all these verses. I'm not a fond of many scriptures or many verses. ubundi sinjya mvuga ibyanditswe byinshi, ariko ibintu turi kubisoma kugira ngo ejo ningaruka ntituzongere kubisubiramo cyane. Chapter number 22, Isaiah. igice cya 22 Verse Yesaya 22. umurongo wa 22. The key of the house of David I will lay on his shoulder. So he shall open and no one shall shut. And he shall shut and no one shall open. urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe,
niwe uzakingura ntihagire ukinga kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Bisubiremo mu Kinyarwanda gisobanutse cyane. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku bitugu bye. Ibitugu byande ya Dawidi. Niwe uzakingura. Niwe wenyine uzakingura. Ntihagire ukinga. Nakingura ntawe uzakinga. Kandi niwe uzakinga. Nanakinga ntihagire ukingura. Niwe wenyine uzashaka gukinga ntagire ukingura. Praise God. Praise be to God. Yes, ashimwe. The night of the keys. Ijoro ry'imfunguzo. When you talk about the doors, iyo tuvuze imiryango, you're not just talking about the doors. Ntabwo tuvuga imiryango gusa. You're also talking about the keys. Ariko tuba tuvuga n'imfunguzo. And when you talk about the keys, kandi iyo uvuze imfunguzo, you're not just talking about the keys. Ntabwo uvuga imfunguzo gusa. But they must be opening somewhere. Ariko zigomba gufungura ahantu runaka. And when you talk about the doors, kandi iyo uvuze imiryango, it's not just about the doors. Ntabwo ari imiryango gusa uba uvuze. They are meant to open and close. Ahubwo ibigomba gufungura no gufungika. So where there are doors, ahari imiryango, there must be keys. Hagomba kuba hari imfunguzo. And where there is a key, ahari imfunguzo, you have to know there is a door menya ko hari that has to umuryango be closed rugomba or gufungika has to open up. cyangwa rugafunguka. There must be a key Hagomba kuba hari urufunguzo if there is a door. niba hari umuryango. And if there is a door, kandi niba hari there umuryango, must be a key. hagomba kuba hari urufunguzo. Now, John gets the revelation. Yohana agira ishurirwa. And he says right to this to the church of Philadelphia. Aravuga ngo nimwandikire ibi ngibi itorero rya Philadelphia. Behold, mumenye neza ko, see, murebe, I have come. naraje, I've come with a key nazanye imfunguzo to open the door. kugira ngo mfungure urugi. And the moment I open the door, nimara gufungura urugi, I will make sure nzamenya neza ko I have the power over the key. ko mfite imbaraga z'izo mfunguzo. Because kubera ko the doors, I will not have powers on the doors until I have the power on the keys. ntabwo nzaba mfite ububasha kuri izo nzugi nafite ububasha kuri izo mfunguzo. So when someone tells you, ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubwiye ngo I will open the door ndaza kugufungurira and urugi, no one will close it, nta n'umwe or uzarufunga, no one will shut it, nta n'umwe uzarufunga, he's telling you, arimo arakubwira ngo I have the right, the complete and full rights. mfite uburenganzira I bwuzuye, have the autonomy mfite uburenganzira on bwuzuye the keys. kuri izi No one mfunguzo. else has the key. nta n'umwe ufite imfunguzo, It is only me. ni njyewe njyenyine uzifite. I have the monopoly on the key. mfite ububasha n'ubutware kuri izi I have mfunguzo. monopolized the keys. mfite ububasha n'ubutware kuri izi I mfunguzo. monopolized the ownership of the keys. ni njyewe ufite izi mfunguzo, ni njye In nyirazo. other words, mu yandi magambo, This is my business. iyi ni business yanjye, And it is the only business here. kandi niyo business yonyine iri bubere I have hano. rights mfite to uburenganzira close this business, bwo kuyifunga, and I have the rights kandi mfite to shut it uburenganzira up no kuzifungura in the day mu gihe, or in the night, ku manywa cyangwa mu ijoro, in the morning mu or gitondo in the evening. cyangwa ku mugoroba. When I open, nifungura, no one comes behind me to shut up. nta n'umwe uri buze inyuma yanjye ngo When I afunge. close, nifunga, no one else nta n'umwe uri comes buze behind me. ngo aze inyuma yanjye. Now, something called monopolization. ikintu cyitwa Kivuga gutyo turagisobanura. yes, Monopolization. ikintu cyitwa monopolization. Monopolization means bivuze ngo I have no competition in this business. nta guhatana mfite muri iyi business. I want you to understand this. reka maze mbisubiremo. When somebody iyo umuntu has the monopoly afite monopoli in the marketplace, mu buryo bwa business it means hanze, one thing. bivuze ikintu kimwe There is gusa. no competitor. bivuze ngo nta wundi n'umwe bari guhatana, There is no competitor. nta wundi barimo I kurushanwa. got a story for somebody tonight hari in this inkuru room. ngufite uyu mugoroba, I got a message for someone in this room ngufite today. inkuru uyu mugoroba. The master that we receive, umuremyi twahawe, the king that we receive, imfunguzo twahawe, no, the king of kings, umwami the twahawe, king of kings umwami w'abami that twahawe,
that we receive. twahawe. Listen to what happens. Umva ibiba. He has the key Afite and imfunguzo he has the monopoly on the doors. kandi afite uburenganzira kuri iyo He has the miryango. monopoly on the door of your life. Afite monopoli ku muryango He has the w'urugo rwawe. monopoly on the day, on the door of your joy. Afite kwigenga ku buzima He bwawe. has monopoly on the door that opens the world of your happiness. Afite kwigenga ku rugi rufungura umunezero wawe. When he opens your life, Iyo afunguye ubuzima bwawe. even when the gates of hell opens up, N'iyo amarembo y'ikuzimu they yafunguka. cannot compete Ntabwo ashobora guhatana. because Kubera ko he is the master in this market. niwe muremyi muri iyi market. He has a monopoly Afite kwigenga in this market. muri ubu buzima. There muri is no business. monopoly. Nta wundi ufite iyo There is no business. competition. Nta guhatana He guhari. has the key. Niwe ufite imfunguzo. When he tells you, Iyo akubwiye ngo I put an open door before you. nashize urugi rufunguye imbere I yawe. put an open door before you. Nashize urugi rufunguye imbere yawe. It means Aba ari kuvuga ngo I have the monopoly. ninjye ufite kwigenga. When you want to come in, you will come in. Iyo ushaka kwinjira uraza. And no one will resist your coming. Kandi nta wundi uzatuma No uhagarara one will kwinjira. push your coming. Nta n'umwe uzagusunika uri I kwinjira. put an open door before you. Nashize urugi rufunguye imbere yawe. Listen to me, Rehoboti. Munyumve neza This is Rehoboti. your word. Uyu ni ijambo The ryawe. Lord says to you, Rehoboti, Ijambo riri kuvuga ngo I Rehoboti. put an open door before you. Nashize urugi rufunguye imbere yawe. The devil from hell, Satani wo kuzimu. listen to this. Mwumve neza. The gates will remain open. Amarembo azaguma The afunguye. gates of hell will remain open. Amarembo y'ikuzimu azaguma But they afunguye. cannot invade this business. Ariko ntabwo ashobora kwinjira muri iyi They business. cannot invade this Ntabwo business. ashobora kwivanga muri iyi Because business. Kubera ko he who opened the door, uwafunguye he urugi has the master key. niwe ufite imfunguzo He has zihambaye. the master key. Niwe ufite imfunguzo When he nyazo. opens, Iyo afunguye nobody can try it. nta n'umwe ushobora gufunga. Your door the Lord opened. Umuryango Uwiteka yafunguye. The door that the Lord opened for you. Umuryango Uwiteka yafunguye ku I bwawe. stand before you as a man of God. Mpagaze imbere yawe nk'umukozi There is no w'Imana. devil. Nta satani. There is no devil. Nta dayimoni. There is no devil. Nta satani. There is no devil Nta satani. that will tamper with your door. Uzaza ngo ahakitane Rehoboth. Rehoboti. You shall move through your doors. Uzinjira mu muryango wawe. You shall walk through the open doors. Uzinjira mu muryango wawe ufunguye. I wish I was speaking to spiritual people in this room Iyo tonight. abagari abanyamwuka ndi kuvugana nabo. Listen to what happened Mwumve in the ibyabaye. days of Jesus. Mu gihe cya Yesu. The Bible says Bibiliya iravuga ngo there was a man hari umugabo who spent 38 years yamaze imyaka 38 sleeping aryama. by the door. Aryama ku rugi. He's at the pool. Ari ku He had kidendezi. no idea Ntabwo yari azi that he ko was sleeping at the door. ko yari aryamye imbere He y'urugi. didn't know Ntabwo yari that he was asobanukiwe sleeping at the door ko of yari life. aryamye ku rugi. He didn't know Ntabyo yari azi that 8 years ko imyaka 8 of ignorance, imyaka 38 yo that kutamenya 8 years, imyaka of 38 yo sleeping. kutamenya yo kuryama that 8 years imyaka 38 without knowledge. atazi. And the Bible says, Bibiliya iravuga ngo my people perish due to lack of knowledge. abantu banjye bararimbutse kubera The kutamenya. same guy, Wa mugabo he's nawe sleeping at the gate of life, aryamye ku rugi but there is no rw'ubuzima life in him. ariko nta buzima bumurimo. He's sleeping at the gate of life, Aryamye ku rugi but rw'ubuzima they have no life. ariko nta buzima afite. What brings the whole difference Ikizana itandukaniro is not seeing a gate. ntabwo ari ukubona urugi. It is not sleeping by the gate. Ntabwo ari ukuryama imbere y'urugi. No. Oya. It is understanding the importance of the gate. Ni ugusobanukirwa agaciro k'urwo rugi. Listen to me, people. Munyumve neza. This nation that God gave us, Iki gihugu Imana yaduhaye. there are people Hari abantu who will die into it. Others are living into it abandi bari kurubamo because they don't know what is happening. kubera ko batazi ibiri kuba. They don't know what is happening. Ntabwo basobanukiwe ibiri Where kuba. others are getting life, Aho abandi bari kwakira others are ubuzima. dying. Abandi bari gupfa. The door is not the problem, Kandi ikibazo ntabwo ari urugi. but the understanding. Ahubwo ni ugusobanukirwa.
But listen to what happened. ariko mwumve ibyabaye. One day, Umunsi umwe Jesus is coming to Jerusalem. Yesu araza aje i Yerusalemu. And the Bible Bibiliya says, iravuga ngo and there was a sheep gate. hari urugi The rw'intama. guys are seeing the sheep gate, Bari bakubona irembo but they ry'intama, are not connecting things. ariko ntabwo bari kubihuza. What is the sheep? Ese intama How does a gate be called a sheep? ni gute irembo ryakwitwa intama? Does it even make sense? Ese ibyo birumvikana? A sheep gate. Irembo ry'intama. But the Bible says, Ariko Bibiliya avuga ngo where we read in Nehemiah chapter number 3, aho twasomye muri Nehemiya that when the children of Israel are coming back to Jerusalem to restore the broken walls, abana b'Abisirayeli baje kongera kubaka inkuta zari when they zasenyutse, came to Jerusalem, baje muri Yerusalemu, they started with walls. batangiye n'inkuta, And when they are building up walls, barimo barazubaka, they made sure bari bazi the neza walls had gates. ko izo nkike zari And zifite each gate amarembo, had an importance. kandi iyo rembo ryari rifite icyo The rivuze. first and most important gate they built up was the sheep gate. Irembo rya mbere bubatse ryari irembo ry'intama, That was the most important gate. niryo ryari rifite agaciro kurenza Every andi other gate marembo. followed the sheep gate. Andi marembo yarakurikiraga. Nehemiah was in the spirit. Nehemiya yari ari mu mwuka, He knew yari abizi that neza this ko time iki gihe we have come to restore the broken, ko twaje guhembura and the abashenjaguritse, restoration is going to be permanent. kandi ko kuzuka bizaba ari ibihoraho. The restoration is coming to be permanent. Guhembuka azaba ari ibihoraho. God bless you, my dear. You're doing great. Amazing girl. Does she speak good English? Amen. She's just amazing. God bless you. Amen. So Nehemiah knew Nehemiya yari azi ko that going back to Jerusalem this time around, gusubira i Yerusalemu iki gihe I'm coming to establish something that is going to stay. akagaruka gukora ikintu cyari kigiye kumara It igihe is going kinini. to be prophetic. Ni ikintu cyari kigiye kuba mu buryo And he bw'ubuhanuzi. started with the sheep gate. Byatangiranye n'irembo ry'intama, Meaning, bivuga ngo we are coming through this gate, turimo turaza muri iri rembo, but behind us, ariko inyuma yacu, behind inyuma us, yacu the priest like Eliashib. abatambyi, Yes, like Eliashib. abatambyi nka Eliyashibu Whenever they came to offer sacrifices, baje gutanga ibitambo, they came through the sheep gate carrying the sheep, baje baturuka mu irembo ry'intama, carrying the sheep bafite intama ku ntugu to zabo, slaughter and sacrifice for people's sins. kugira ngo babage nibangize batange nk'ibitambo They ku knew byaha. Bari bizi That time neza will come. ko igihe They will kizagera not need sheep anymore. ntabwo bazakenera intama, They will need a sacrifice in the Son of God. bazakenera igitambo mu mwana w'Imana. And they made a door for him. Barangije bamukorera urugi, And they made a door for him. bamukorera urugi, And they were like, barangije baravuga ngo today uyu munsi we are bringing our sheep. tugiye kuzana intama yacu, But soon, ariko vuba aha God, Imana heaven, ijuru is going to send rizazana rizohereza a one-time sheep. intama izaza inshuro imwe A yonyine, one-time sheep. intama izaza inshuro imwe And the yonyine, moment this sheep will pass through this sheep gate, nimara kunyura muri iri rembo ry'intama it shall be enough. bizaba bihagije. Everyone else, Buri umwe wese, the moment the Lamb of God passes through that sheep gate, intama y'Imana niyinjira muri iryo rembo ry'intama, this sheep gate shall remain open. iri rembo ry'intama rizaguma That rifunguye after the days of Nehemiah, igihe cya Nehemiya to the nikirangira, days of Peter, kugeza igihe cya to the Petero, days of Paul, kugeza igihe cya Pawulo, they knew nibamenya ko that Tom was going to come, Tom yari kuza, Sarah was going to ko come, Sara yari kuza, Denise was going to ko come, Denise yari you were kuza, going to come, ko nawe wari and kuza, the door was going to remain open kandi ku irembo ryari kuguma for rifunguye generations and ku by'ibinyejana by'ibinyejana Listen to n'ibinyejana. what he did. Mwumve neza ibyo When he yakoze. came, Amaze he kuza opened that door. afungura rwa And when he rugi, opened the door, amaze he kurufungura went back in glory. ahita asubira mu cyubahiro, And he left the door open. asiga urugi And rufunguye, he says, aravuga mfite urufunguzo rw'ingenzi. who is the stupid devil to come behind me and close the and Ese shut the door? satani ni iki kugira ngo aze arufunge? Listen to me, good people. Munyumve neza abantu The b'Imana, master key for your life, urufunguzo rw'ingenzi the mu buzima master key for bwawe, your future, urufunguzo rw'ingenzi ejo the hazaza master key for hawe, your ministry. urufunguzo rw'ingenzi muri minisiteri The yawe. master of the ministry has it in his hands in the glory. Wa wundi waguhamagaye muri iyo minisiteri niwe ufite urwo He rufunguzo, has it in his hands. niwe urufite mu biganza In bye, his hands. mu biganza And the bye, door is wide open. kandi urugi rurafunguye. And when he came in John chapter number 5,
aje muri Yohana ibice 5 He finds this man asanga uno mugabo and he looks at him. aramureba I'm like, what's the problem with you? aravuga ngo ufite ikihe kibazo I can see the gate here. urabona irembo riri hano You're sleeping here. uryamye hano How do you die in a place of life? ni gute upfira ahantu hari ubuzima How? gute How do you die? How do you spend 38 years here? ni gute umara imyaka 38 hano Don't you know this is the sheep gate? ese ntabwo ubona ko iyo ari irembo ry'intama Don't you have a revelation? ntabwo ufite ishurirwa Don't you understand? ntabwo usobanukiwe And Jesus looked at him Yesu aramureba and said, what can I do for you? aravuga ngo niki He nagukorera was still testing his understanding. yari akiri kureba kugerageza ibitekerezo bye Let me challenge you, good people of God. reka nze mbafashe mbahinyuze Let us not die at the place of life. reka ntidupfire ahari ubuzima Refuse death anga gupfa where life is, anga gupfira ahari ubuzima where others get life. aho abandi babonera ubuzima We are not going to die ntabwo turi bupfe where others are getting life. aho abandi bari kubonera ubuzima And the guy started complaining. bahita batangira He said, you have been kwitotomba here for 38 years. baravuga ngo umaze imyaka 38 When the hano water is disturbed or boiling, amazi bari ari when water kwihindukiza is overturning, amazi ari kwihindukiza people go before me abantu bagenda imbere and they are yanjye healed. bakahita bakira Jesus looked at him. Yesu aramureba The problem is not water overturning. ikibazo si amazi The yihindukiza problem is you not understanding where you're ikibazo ni sleeping. wowe udasobanukiwe ahantu uryamye You are sleeping at the place of life. uryamye ahari ubuzima The gate is open. irembo Don't rirafunguye you see? ntabyo ubona Let me tell the church of Christ. reka mbwira itorero rya The kristo door was opened for once urugi rwafunguye rimwe and gusa for all. kandi rwafunguye It will burundu never be shut ntabwo again. rizongera The gufungika devil has no power satani nta mbaraga to afite shut it zo up. kurifunga He cannot. ntabishobora And he looked at him. aramureba Okay. Just for your own benefit, ku bw'inyungu zawe I am the gate ni njyewe rembo and I'm here. kandi ndi hano Stand up. haguruka Stand up. haguruka I am the gate. ni njyewe rembo Stand up. haguruka And when the man looked at the gate, umugabo abonye iryo rembo immediately ako kanya he got himself up. ahita ahaguruka Listen to me, people of God. munyumve neza abantu b'Imana There are many doors open in our lives, hari imiryango myinshi ifunguye mu buzima bwacu but we need to understand the difference. ariko dukeneye gusobanukirwa itandukaniro Every door is taking you somewhere. buri rugi hari ahantu ruba ruri kukujyana Every gate that is open goes somewhere. buri rembo rifunguye hari ahantu riba riri kujya The first time I took a flight, bwa mbere mfata indege it was the most challenging situation or experience byari ibintu bigoye cyane because I went into the airport kubera ko nagiye ku kibuga cy'indege and I started seeing the gates. ntangira mbona amarembo Gate number 1. irembo rya mbere I'm not talking about this our one gate X. ntabwo ndi kuvuga aya marembo dufite hano And I was Kigali. gate number 1, gate number 2, gate number 3, gate number 20, gate number 13, I was like, okay, which one am I going through now? mbona amarembo menshi irya mbere rya kabiri kujya nka 10 na kangahe nibaza iryo ndi bwinjiremo iryo ari ryo But I was humble enough to ask, ariko naciye bugufi ndabaza I'm taking this next flight. ndababwira ni iyi niyo ndege ngiye gufata Which gate can I take through? Can I go through? ese nanyura muri herembo And they told me, barambwira go to gate number 20. genda ku irembo rya 20 Where do I find gate number 20? ese irembo rya 20 ndarigeraho gute And they told me, you have it already. barambwira turarifite But do I even know how to read it? ariko ntabwo nari nzi uko barisoma Abantu bose basomye ntago biga bazi gusoma. not everyone who reads they know how to read Sika abantu basomye bose babana n'ibintu batabisoma. sometimes people have things they don't know how to read them. Information umuntu ayifite mu ntoki ze ariko kandi yarize disi yarasomye kabisa. When a person has information in their hands but they don't know how to read it, Ugasoma message cyangwa information ukananirwa no kuyinterpreting. you read a message or information but you don't know how to interpret it. None ikintu cyabaye niki? And this is what happened. Barandangira ndagenda. They guided me and they showed me where to go.
umva icyabaye none ikintu naje gutekereza navuga so buri muryango ufite abawunyuramo bafite naho bajya. So I thought about this and I said every gate has a person who goes through it and buri they have a muryango ufite abawunyuramo. They have a person who goes through it. buri rembo rikinguye rifite abarinyuramo. Each gate has a person that goes through it. hari naho ribajyana. And there's a destination for that gate. menya ko buri rembo rikinguye atari iryawe nanjye. And I understood that each gate that is open is not for you and I. buri rembo ryose rikinguye ntago ari iryawe kunyuramo. Each gate that is open is not for you to go through. nagiye safari nari kumwe n'umuntu twari turi kumwe. I went in that trip and I was with someone. tugarutse When we came back, noneho turiho dutaha nanone tugiye gufata iyindi flight itaha iwacu. when we were taking the flight back home, indege igiye gusohoka guhaguruka iri hafi guhaguruka bagiye gukinga. when the plane was about to depart, they were mugezi about wanjye ajya kujya gukoresha washrooms. and my friend was going to the washroom. ajya gukoresha washroom agarutse aca muri indi rembo. When she came back, she went through a different gate. baratanga amatangazo sasa. And then they were announcing. nahagaze nari mpeze gute mpagaze hahandi ho bajya gukingira none nkareba hano ngo ndebe hano ari buturuka hano badakinga habwe ni he's coming. I was standing like this waiting for her but also standing at the gate and I was saying she's coming. ngize amahirwe ngiye kubona mbona rakase agiye kuri indi rembo. Luckily I saw her going to a different gate. amatangazo arimo kunyura mu kibuga hose umuntu uyu n'uyu ujya hana ngaha indagira musize. They were calling her throughout the airport saying this person the plane is going to board. hari yarirukanka agiye kuri indi rembo aragiye. And I saw her going through a different gate. hari abantu birirwa basohokera mu marembo batazi aho bajyana. There are people who keep exiting from different gates where they don't know where they're going. hari abantu birirwa bakoresha amarembo batazi aho bajyana. There are people who use different gates just that they don't know kubera ko where yasanze they're irembo going. rikinguye nawe agacamo akagiye. Just because the gate is open, they just go through it. mbwira umuntu kuri hafi ngo irembo ryose rikinguye si iryawe kunyuramo. Tell the person next to you that every gate that is open is not for you to go through. itondere irembo rikinguye riri imbere yawe. Be careful about the gate that is before hari you. umugabo umwe wenyine There is only one man witwa Yesu Kristo that is called Jesus Christ. yakinguye irembo ry'ubuzima. He opened the door, the gate of yakinguye irembo life. ry'ubuzima. He opened the gate of amaze life. kurikingura After opening it, arishaho ikimenyetso. he put on a label arangije aravuga and then he said ngo iri ni irembo ry'intama. that this is the sheep aravuga gate. ngo And then he ni said, jyewe nzira I am the way, n'ukuri the truth, n'ubugingo. and the life. ushaka kujyayo wese Whoever wants to go to the irembo Father, rirakinguye. the gate is wide the open. door is open. Umuryango the urakinguye. door is open. Irembo and he rirakinguye. told the church of Philadelphia, And then abwira itorero like I rya want to tell the Philadelphia. church of Rehoboti tonight. Niko naje kubwira And itorero I rya told them, Rehoboti uyu mugoroba. angel, tell them Marayika arababwira ngo that I opened the door nafunguye irembo and no one will come back to close it. kandi nta n'umwe uzaza ngo arifunge. No man will come back to close it. Nta n'umwe uzaza ngo arifunge. Watch out which gates are open before you. Mwitondere amarembo afunguye imbere yanyu. Watch out Ni irihe rembo? which gate of a husband is opened before you. Ni irihe rembo ry'umugabo rifunguye imbere yawe? Because there are many gates opened before you. Kuko hari amarembo menshi afunguye imbere yawe. Which gate of a business is opened before you. Ni irihe rembo rya business rifunguye imbere yawe? Which gate of contacts is opened before you. Ni irihe rembo rya contacts rifunguye imbere yawe? Not every gate of a contact is important for your life. Ntago buri rembo rya contact riri imbere yawe rigufitiye agaciro. Recently I get connected to someone Hari umuntu nahujwe nawe a few months ago, hashize amezi and they wrote to me they're from those foreign countries. baranyandikira ava mu bihugu And they told me, by'amahanga. we've been following you. We see you are a man of God. We want to connect to and work with you. Arambwira ngo uri umukozi w'Imana turashaka ko guhura nawe ngo They started dukorane. setting up the Zoom meetings. Batangira gusetting up Zoom They meetings. said, we are men of God. We preach the gospel. La la la. We have everything. They started showing me a lot of stuff. Baravuga ngo turi abakozi b'Imana dukora ibi n'ibi turashaka gukorana. We want to partner with you. Turashaka gukorana And namwe. they told me, please tell me your mission, your vision, your faith, your belief. What do you believe in? And they told me, we believe in salvation. We believe in Jesus. So little did I know they are believing in one guy who called himself God. Ntabwo nari nzi ko ubwo bambwiye imyemerere yabo, ntabwo nari nzi ko bizeraga umuntu umwe wiyitaga Imana. That was a door open. Iryo ryari irembo rifunguye. Wasn't it a door? Si ryari irembo. They were promising me wonders and miracles. Bari kunyizeza ibitangaza.
Do you know how many people are dying because of the open doors before them? muzi abantu barimo barapfa kubera amarembo afunguye imbere yabo. Do you know how many of your brothers and sisters are dying because of the doors, what they call doors open for them? muzi bene data bapfuye kubera amarembo afunguye imbere yabo. Not every door is for you to pass through. ntabwo buri rembo ari iryawe ngo uricemo. We got to watch out. dukeneye kubyitondera. When I got to know which gate it was, maze gusobanukirwa irembo iryo ari ryo, that guy told me, I want to come to Rwanda. I said, yes, please do come. uwo muntu yarambwiye ngo arashaka kuza mu Rwanda, avuga nta kibazo uzaze. And we had a physical encounter. turangije turabonana amaso ku yandi. And I said, let's go into the Bible. ndamubwira reka tujye muri Bibiliya. Oh my goodness. It was a different story. yari iyindi nkuru. Naje gusanga ari abantu b'abayobe bapfuye bameze nabi. I realized they had gone astray. Ngo barababwiye ngo basoma ibyanditswe bavuga ko bizera ko ni ibihumbi 140 bizaraga ubwami bw'ijuru, nabo ngabo kandi barimo barabara abantu bari hafi kugeza ibihumbi 140 kugira ngo abantu bazasinyirwa kujya mu ijuru babe barafunze ibitabo. They told them that there's a certain number of people who are going to go to heaven. Now they're counting, they're so far counting, and the number is about to be fulfilled. Bamarayika barindwi nabo barimo barabaragwa. And the 7 angels are being counted as well. Uwa mbere ni uwo nguwo bahagarariye. The first one is the one representing them. Uwundi nawe ari ahandi. The second one is on the other side. The other one is somewhere Bamarayika else. barindwi bagiye kuzura ijuru rigakinga. The angels are 7. They're going to be complete, and the heaven is going to Ijuru close. ujyanamwe abantu ninde warikoze? And then I said that heaven you're taking people to, who made it? Arahambira asubira iwabo. Then he took his things and went back home. Icyama ntabe yaragize irindi rembo yaba yarahuye naryo akarikingura rikinjiramo mu Rwanda. I wish he didn't have any other gate that would allow him to come in here in Rwanda. Amarembo arakinguye ari menshi. The gates are open. There are introduction many. ejo tuzaganira amarembo. I'm making an introduction because tomorrow we're going to speak about gates. Bimwe mu bintu tujya dukunda gukora ibiganiro bifasha urubyiruko na young couples. One of the things that we love doing is different discussions that help the youth and young couples. Dufite case turimo duhandoringa. We had a case that we were handling. Umwana w'umusore yavuye hano ngo yabonye girlfriend mu Burayi. A young man left this place having a girlfriend in Europe. Ibintu byitwa online dating bana b'Abanyarwanda ni mwitonde cyane. Things called online dating, please be careful about it. Why are you selling yourself? Why are you enslaving yourself? Kuki uri kwigurisha, kwigira nabi. God gave us a free open gate here. It's fertile. Imana yaduhaye irembo ryagutse rifunguye. People are selling themselves like as if the world is ending tomorrow. Ariko abantu barakora ibintu nkaho isi izashira. And this young man went. Ko agiye kumugira umugore. And when he saw that this person was going to marry them, and what happened? Ibyabaye yagezeyo. Aragenda. He went. Bamushyana kuri test. They put him on a test. Kureba niba ashoboye akazi. To see if he can do the job. Mu nzu kwa se na nyina y'umukobwa. At the parents' house of that young lady. Bamuraranyije n'umukobwa wabo. And when they had them with the young lady. Bamubyukiriza mu gitondo muri saro. When he woke up in the living room in the morning. Baza gukora evaluation ya test. And they did the evaluation of the test. Irembo ryari ryakingutse. The gate was wide open. Barangije baramubwira ngo ntago bishoboka. Nakazi ntago ushobora. And then they told him that you're not able to do the job. Abafite undi wari wamuconnectings aho ngaho baramuhakaniye kandi ubwo wamujyanye ari umugore agiye kumugira umugore nundi akamubera umugabo. They rejected them, and then they connected them to a different place. And there was another gate that was open as well. Aragenda naryo ajya kurigerageza. He went and tried as well in that place. When he went to try, bamujyana kuri training y'abana bakora bino filime bakina amafilime. They took him to the trainings of this movies. Pornography. Yes, trainings for pornography movies. That's the business. And then they told him that's the business. That's what we do. So the guy is depressed. Aragenda agira agahinda. He's asking himself, how do I get back home? Ari kwibaza ndasubira mu rugo gute? How do I get back home? Ndasubira mu rugo gute? That was a door. Iryo ryari irembo.
Ask your neighbor, are you sure of all your contacts? baza mugenzi wawe ese wizeye abantu bose contact zawe zose Are you sure of all your contacts? ese urabizeye Social? abo mugendana Are you sure of the gates that are open before you? ese mwizeye amarembo afunguye imbere yanyu There is only one gate. hari irembo rimwe ryonyine If you go through that gate, niwinjira muri iryo rembo listen to what will happen to you. mwumve ibizakubaho Your eyes will be enlightened amaso yawe azahumuka to the level that every other door open before you. ku rwego rwaho buri rembo ryose rizajya You rifunguka will be able to understand. uzaryumva urisobanukirwe You don't just pass through this door. ntabwo upfa guca muri iri rembo When you pass through it, iyo uriciyemo He enlightens your eyes. ahumura amaso yawe And the Bible says, bibiliya iravuga ngo He is the light unto my feet. kandi ni itabaza ry'ibirenge byanjye Where I pass, aho ngenda He gives me light. amereza urumuri The umucyo gate brought light into my life. amarembo yazanye urumuri mu The buzima gate bwanjye gave me light. amarembo yamaye umucyo I don't walk in darkness. ntabwo ngendera mu I mwijima don't walk with blindness. ntabwo ngenda nk'impumyi I see where I'm going. ndi kubona aho ndi kujya Amarembo abantu bifuza kunyuramo. all the gates that people wish to go through Abantu abakristo b'iki gihe bene data reka mbasabe ntugasengere buri rembo ryose. let me urge you Christians of today please don't ask for any and every gate Uyu mushumba aramutse ababereye umunyakuri akababwira ibibazo bikomeye cyane uyu munsi nibazo by'amarembo abantu bakinguye bakanyuramo barimo bazana imbere yo gukemura. if the pastor told you about all the gates that all the people who are struggling today it is because of the gates that they went through. Depression zimaze abantu muri uyu munsi. The depression that people are struggling with N'amarembo today, bahisemo kunyuramo. it is because of the gates they chose to go through. Ntabwo waba waranyuze mu irembo ry'umwana w'intama by'ukuri. You cannot go through the gates Ngo of the amaso Lamb yawe of asigara God. ahumye. And then your eyes are going to stay blind. Usigara urandatwa. And you staying there. Ugenda wemye. You go boldly. Ntabwo bakuzana empty promises zikujyana mu irimbukiro ngo nawe wemere kubera ko ari irembo They rikingutse. don't bring you empty promises to make you perish and then you think it's a good gate. Watch out which gate is open before you. Mwitondere amarembo afunguye imbere yanyu. Stand up on your feet. Muhaguruke ku maguru yanyu. Which gate is open before you? Ese ni irihe rembo rifunguye imbere yawe? Muri ariya marembo yo muri Yeremiya muze kwasoma ejo tuzahagiyemo neza mwamaze kwasoma wera igice cya gatatu muze kuyasoma ariya marembo yose. Read those gates in Nehemiah that we went through. Harimo irembo ry'ifi ry'amafi harimo irembo ry'amase There is the n'amarembo gate y'amase fish. na yarahari. There is the gate the N'uyu munsi dunghill. kimwe mu bibazo bihangayikishije abantu ni amarembo y'amase. Even today, one of the things that is very troubling people is the gate, the dunghill. Dunghill gate. Abantu baranyura mu marembo atariyo. People go through the gates, the wrong gates. We don't know the importance and the definition of the gates that are open in our lives. Ntabwo tuzi agaciro n'ubusobanuro bw'amarembo afunguye mu buzima bwacu. Not every girl can be your husband, can be your wife. Ntabwo buri mukobwa wese ashobora kuba umufasha wawe. Because she's beautiful and she makes up so well, it doesn't make her a wife for your life. Kubera ko ari mwiza ntabwo bimugira umugore mwiza mu buzima bwawe. Not every man that has money can be a husband for your life. Ntabwo buri mugabo wese ufite amafaranga ashobora kukubera umutware. Because you're not marrying money. Kubera ko ntabwo wakoze ubukwe n'amafaranga. You're not marrying beauty. Ntabwo ukora ubukwe n'ubwiza. You're marrying a person. Ushaka umuntu. People today are dropping the persons and are taking up the coverings. Uyu munsi abantu barimo barareka abantu ahubwo bagafata ibyo bafite. Let us be watchful. Reka twitonde. Be watchful. Twitonde. Be watchful. Tube maso. Let your eyes open. Reka amaso yawe ahumuke. Know which person is talking to your life. Umenye umuntu uri kuvugana n'ubuzima bwawe. Recently I was handling a case. Vuba hanga hari ibintu And this woman came to me and telling me, Pastor, uyu mugore araza arambwira pray for me. Unsengere. She had given almost a lot of stuff for a prophet to pray for her. Yari yaratanze ibintu byose kugira ngo umuhanuzi amusengere. And she was left with one thing, one property in the house. Yari asigaranye ikibanza kimwe A sofa set.
she was left with a sofa set. yarasigaranye intebe mu nzu. And when she came to the prophet, aje kuri uyu the muhanuzi, prophet told her, umuhanuzi aramubwira ngo you've got to buy for me a computer. ukeneye kungurira computer. I need a computer for my office. nkeneye computer mu biro byanjye. If you don't do that, I'm not going to pray for you, because a prophet has to go with something. nutabikora singusengera kuko ubuhanuzi bugomba kujyana n'ikintu runaka. Ubuhanuzi budafite igitambo ntago bukora. The prophecy that doesn't have a sacrifice does not work. Ariko barokore mwakijijwe gute? Imana mwizeye ni iyi. How are we getting saved? What God did we believe in? Imana ibacurika bacuruka agenda umutwe uri hasi amaguru ari hejuru niya Imana yihaye. That God that makes you walk upside down, what kind of God is that? Arangije aramubwira ngo nsigaranye ikintu kimwe kandi ibindi niwe bimumazeho. Aramubwira ngo nsigaranye intebe zonyine muri saro. And she said I only have one thing left, and everything else he had taken it away from him. From her. And he said, go and sell it. Uze natura umugisha ku buzima bwawe. Umudamu yaratwita afite inda y'amezi 7. And come and speak a blessing over you. She was pregnant for 7 months. Aramubwira ngo nintagusengera iyo nda ntago uzayibyara. And then he said, if I don't pray for you, you are not going to deliver that baby. Iryo naryo nirembo rikinguye mu buzima bw'umuntu. That is another gate that is open in someone's life. And she came depressed, worried, crying. Pastor, what can I do? Azari mararira yabuze icyo gukora. Ambaza urakijijwe. And then I asked her, are you saved? I said, yes. Do you have a pastor? And ndavuga ngo ufite umushumba. Atangira kurya indimi yego, I mean like abakristo ngo kabyara. And then she said yes, but she seemed like she was not sure. Mwambabariye mukava mu bintu byo babacurika. Please come out of those things that will make you walk upside down. Mwambabariye mugahunga muri ayo marembo apfuye yo mwinjira munyuramo. Come out of the wrong gates. Kagiye kubarimbura, kagiye kwasenyera amago, kagiye kubicira imiryango, Those kagiye kwamaraho imiryango. Those gates are destroying your families, they're destroying the marriages. Let me tell you, kimwe mu bintu bijya mbere biranga ubuhanuzi nyakuri cyangwa umukozi w'Imana nyakuri mu buzima bwawe. One of the things that shows a true servant of God or a true prophet of God in your life. If they charge you for the prophecy, then that is a prophet of doom. niba kwishyuza kugira ngo baguhanurire, uwo ni umuhanuzi w'ibinyoma. Because the gift of God is not for sale. Kubera ko impano y'Imana ntago ari yo kugurishwa. Freely God gave us. Ibyo Imana yaduhaye, Freely shall we give. natwe tuzabitangira ubuntu. When you are giving a man of God, it shouldn't be conditional. Ntago ari ibintu yakagombye kukubwira ku gahato. It should not be conditional. Ntago ari iby'agahato. If it becomes conditional, nibiza ku gahato, that should communicate to you everything. bihita bikwereka byose. I'm in the wrong hands. Ko ndi mu maboko mabi. I entered through the wrong door. Ninjiye mu irembo ritari ryo. Irembo ry'amase. In the dunghill gate. Hari hano hanze menshi cyane. Because there are so many out here. Mukabyara mwe muve mu byumba, reka mbasabe mumbabarire abantu muri ahanga ujye ujya mu byumba, muve mu byumba. If you go in those rooms, please come out of those rooms. Kandi mumbabarire ntago ari ukugira gute bashiki bacu cyane cyane mwebwe. Especially our sisters. Bashiki bacu muve mu byumba cyane cyane. Our sisters, please come out of those rooms. Nabasaza banyu nabo rooms. sishashe cyane ariko umubare munini. Even the brothers, it's also happening, but the majority is our sisters. Wigiriye inama wafata ikintu cyitwa cya cyumba cyo bajya kuguhanuriramo no kugira gute ukabaza ukagisiba muri vocabulary yawe. Avuga ngo mu ndimi mvuga muri vocabulary ziba mu kanwa kanjye icyumba cy'ubuhanuzi no. If you are wise, you will come out of those rooms where they come and prophesy for you and Let me give you this announcement. If this word is not powerful enough to set your life free, niba iri jambo ridafite imbaraga kugira ngo ribohore ubuzima bwawe, no man can set you free. nta muntu ushobora kugubohora. It means your problem is bigger than God to handle. Bivuze ko ibibazo byawe ari byinshi bikomeye kurenza Imana yawe. Our true prophecy is in this word. Ubuhanuzi nyabwo buri muri iri jambo. The word that transforms your life is this word. Ijambo rihindura ubuzima bwawe ni iri jambo. Take this word in your life. Fatira ijambo mu buzima bwawe. It will show you which door is going. Rizakwereka irembo nyaryo ryo kunyuramo. That is open in front of you.
irembo nyaryo rifunguye ryo kunyuramo. Aya marembo tuvuze dusize introduction ndayaba turayasomye gusa ariko nagira ngo ejo tuzagenda tuyajyamo gahoro gahoro. We have just read these gates, but tomorrow we're going to go through them carefully. Ariko mwitondera amarembo akinguye imbere yanyu. But be careful about the gates that are open before you. Abantu bahombe batakaje ama business y'ama millions and millions kubera amarembo yakinguye imbere yabo. People have lost their businesses of millions and millions because of the gates that have opened before them. Abantu batakaje imiryango ingo zabo bana barababaye ku mihanda hano ikibazo gikomeye cyane kubera abantu banyuze marembo batagomba kunyura. People have lost their marriages, their families, children are crying because of the wrong gates that they've gone through. Ariko Kristo aravuga ati dore nishize irembo imbere yawe. But Christ says, I have put a gate before you and it is wide Ntawe open. ushobora kuzarikinga. No one can close it. Matayo nawe arangije aravuga. And Matthew said, Yesu aravuga ngo dore 16:17 ngo dore kuri Petero wowe ngo niho nubatse itorero ryanjye. and Jesus said, on you Peter I will build my Ngo church, n'imbaraga z'ikuzimu and even the gates of ngo hell zizagerageza they will not prevail. ariko ntago zizarinyeganyeza. They will not prevail. Ntago zishobora. It is impossible. Rya rembo ryakamwe umuriro. If that gate has fire, Iyo utaraba umuriro ntago warinyuramo ngo bikunde. when you're not fire, you cannot go through that gate. Abo yamaze kubatiza mu muriro Those he has already baptized in the baba ari fire, imiriro ikongora. they are the fire that Niba bonyine burns. banyura mu irembo ry'umuriro. They are the only ones who can go through Imbaraga that y'ikuzimu fire. And the power of ihagurutse hell, kunyura muri iryo rembo when it stands up to go through isanga that ikibatsi gate, cy'umuriro they gikongora. find a burning fire on them. There is no power that can handle. Nta mbaraga zishobora gufata. I wish you understand this. Nizere kuri kumva ibi ngibi. I wish I was a good orator to put it right. Nizere ko nashaka kubishiramo neza, kubivuga neza. But I know you are grasping something by the Spirit of the living God. Ariko ndabizi yuko umwuka w'Imana ari Lift up your hands and let's kugusobanurira. get out of this room. Zamura amaboko yawe dusohoke hano. Pray to God. Senga Imana. And I want you to close every other door in your life. Kandi ndashaka ngo ufunge buri rembo ryose mu buzima bwawe. Every other door in your life. Buri rembo ryose mu buzima There must bwawe. be only one door open in your Hagomba life. kuba hari irembo rimwe ryonyine rifunguye. Pray that God will give you the grace Senga Imana iguhe ubuntu to be able to understand kugira ngo which usobanukirwe. door is open before you. Irihe rembo rifunguye imbere Which yawe. door should you go through? Nirihe rembo ukwiriye kwinjiramo. Open up your mouth and pray. Bumbura akano kawe usenge. Open up your mouth and call Bumbura Jesus. akano kawe uhamagare Call on the Yesu. power of the Holy Spirit. Hamagara imbaraga z'umwuka The wera. power of the Holy Spirit. Imbaraga z'umwuka The wera. power of the Holy Spirit Imbaraga z'umwuka wera. to come down on you, Kugira ngo rize to rikumanukire. baptize you tonight, Zikubatize uyu mugoroba. to enlighten your eyes, Zifungure amaso to yawe. open your mind, Zifungure ubwenge to bwawe. baptize your entire life, Zikubatize to be able to show you kugira ngo kwereke the doors that are open before you amarembo afunguye imbere and yawe. their meanings and importances. Ntacyo asobanuye n'agaciro Father, in the kayo. name of Jesus, Data mu izina rya I Yesu. commit these people into your hands. Mbaye bano bantu mu biganza I commit byawe. these people into your hands. Muhaye bano bantu mu biganza I lift byawe. this church unto your hands. Muhaye iri torero mu biganza I pray byawe. for these women here tonight. Ndasenga mwami kubuntu bwawe hano hantu. I pray for the women in this room. Ndasengera abagore hano I hantu. pray for the men in this room. Ndasengera abagabo hano I hantu. pray for the young men. Ndasengera abasore. I pray for the young women. Ndasengera inkumi. In the name of Mu Jesus, izina rya Yesu. I pray for the Spirit of God Ndasengera umwuka to w'Imana. open their eyes Afungure amaso so that you'll yabo. be able to see Kugira ngo babashe the kubona doors that are open before them. amarembo afunguye imbere I yawe. pray, Lord, Ndasenga in the Mana. name of Mu Jesus, izina rya Yesu. cover them in your power. Kubw'imbaraga zawe. Baptize them with your Spirit. Babatize n'umwuka Let them be wawe. baptized. Reka Let them be babatizwe. filled. Reka buzuzwe. Let them be filled. Reka buzuzwe. In the name of Jesus. Mu izina rya Let them be Yesu. empowered. Reka bakire In the imbaraga. name of Mu Jesus. izina rya Yesu. And right now as I speak, Lord, Aka kanya ndi I kuvuga. pray that you stretch out your hand Ndasenga ngo urambure ukuboko kwawe. and touch someone to heal. Ugire umuntu ukoraho umukize. Touch someone to baptize. Ugire umuntu ukoraho umubatize. Touch someone to transform. Ugire umuntu ukoraho uhindura In the ubuzima. precious name of Mu Jesus. izina rya Yesu We thank you Kristo. for this Thanksgiving conference. Turagushima kubw'iyi konferensi Thank y'abashimwe. you, Lord, for the miracles and wonders that are about to happen. Turagushima kubw'ibitangaza bigiye kuba. Whenever praise goes up, Iyo amashimwe azamutse. when praises go up to Iyo you, amashimwe akuzamutse. miracles come down. Ibitangaza biramanuka. Send your miracles in our life. Barren wombs, Fungura igumba. open the
the barren wombs. fungura inda ziguhuma, Open the deaf ears. fungura amatwi Open the y'izibye, blind eyes. fungura abahumye, In the name of Jesus. izina rya Yesu, Perform a miracle in our lives. igitangaza ukora mu buzima Open the bwacu, business world. fungura business, In the name of Jesus. izina rya Let the Yesu, visions be born. reka amayerekwa Let the agaragare, visions be born. reka amayerekwa Let other avuke, visions be conceived. reka amayerekwa atwitwe, In the name of Jesus. izina rya Take these Yesu, people to another level. reka bano bantu bajya ku rundi Because they rwego, have gathered to praise you. reka bajya ku rundi rwego kuko baje Because they have kugushima, gathered to praise you. kuko baje kugushima, Take them to another level. bajyane ku rundi rwego, Elevate Mana. them, oh God. Bazamure Because they have elevated to your name. kuko bazamuye izina We give you ryawe, praise. tumuhaye We give icyubahiro, you glory. tumuhaye In icyubahiro, Jesus' mighty name. izina rya Yesu, Amen. amen, Amen. hallelujah, Amen. amen. I wish we could have good time tomorrow to have time to pray. Nizere ko ejo tuzagira igihe kinini cyo gusenga. I believe in prayer. Nizera mu gusenga, I believe in Holy Spirit baptism. nizera mu umubatizo wa mwuka wera, Because until you're baptized, kubera ko utarabatizwa your eyes cannot well open. amaso yawe ntashobora guhumuka neza. We need to open our eyes. Dukeneye guhumuka We amaso, need to be fully baptized. dukeneye kuzuzwa tukabatizwa. That's my prayer for you tonight. Iryo ni ryo sengesho ryanjye Let's umugoroba. pray together tomorrow if time allows. Reka dusenga n'ejo umwanya God nudukundira. bless you. I love you. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Yo, umwanya utubanye mutoya nibwo byari bitangiye gukora muri jyewe. Yesu ashimwe cyane. Umunsi wa mbere uratwereka uko icyumweru cyose kizagenda. Ntabwo tugiye kwicara muhaguruke twatura umugisha. Amasaha yagiye mujye kuruhuka, ejo n'akazi kugira ngo ejo muzagaruke hano. Yesu ashimwe. Ndashima Imana cyane kubw'urugi rugiye gukinguka ruzima mu buzima bwawe. Rekeraho iyo miryango uri muracamo, miryango y'amase yihorere. Ayo marembo y'amase ntago Rehoboti tugomba kuyacamo, n'ukuri mu byihorere. Arimo avuga ku bahanuzi ukuntu bari kuyobya abantu muri iki gihe. Nibutse umudamu w'inshuti yanjye yigeze kuduha ubuhamya bw'ukuntu umuhanuzi yaramubwiye ngo namuhe amafaranga ngo amugire kanyarira, amuhe n'amazi aragenda ngo ajyana amazi kanyarira, ajya kuyasengera ngo y'amazi azayatere ngo kuri business ye. Y'amazi yarayamuzaniye, yamwishyure na tike, ahita ahomba ahubwo burundu. Hari ibintu bitubaho ukibaza dufite ubwenge cyangwa ko turi abantu bazima bize. Birababaje kubona warize ufite masters, ufite ubwenge buzima, umuntu akagucurika ukemera. Uzi ikibazo dufite, ntago dusoma ijambo ry'Imana, ntago tugira umwanya wo kubana n'Imana. Dushaka kubyoroshya tukumva amakuru bizagenda gutya batubwiye. Kiriya kintu yavuze ngo bashiki bacu, bene data, bashiki bacu cyangwa barumuna banjye n'abakuru banjye, tuve mu mwuka w'abanyarwanda wo kuraguza. Urimo uradutakariza Imana, urimo uradutekereza, uradutera igihe cyacu kirimo kiratakara. Uzagerayo utinze, nukomeza guca mu nzira z'ubuhanuzi. Niba ari ikintu uzareka, kwatse esanse, kwatse imodoka ugatwika esanse ukagiyo ujya guhiga umuhanuzi, araguha iki? Kurya uzagira agasanga yamaze kugupima, azi ibyo uko mwarayemo, uzi n'ikibazo cya arakizi. Wakwakije imodoka ukaza mu nzu y'Imana. Aha haba hari ijambo ryuzuye, hari ubuntu, hari amavuta yandi amanuka ku buzima bwawe. Ubuhanuzi bwa mbere nk'uko abivuze ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Rero ejo turi kumwe, reka iki cyumweru kirangire wamenye irembo rizima ugomba gucamo. Rira rembo ngo rihora rikingwe, niko tubwiye. Haleluya. Shize urugi rukinguye imbere yawe, ntawe uzarukinga. Kuki inzugi zikinze ku buzima bwawe? Kuki ukingiranye uca hatariho? Kuko Imana yashyize urugi ruzima runini rugari rukinguye imbere y'umwana w'Imana. Ariko turarenga tukajya ahantu mu marembo atarayacu. Turekeraho dufata icyemezo iki cyumweru. Ejo ndabizi neza ko umukozi w'Imana azatwinjiza mu irembo rikwiriye rizima ryacu. Haleluya. Hari ahantu uzava. Haleluya. Hari ahantu uzava umunsi w'ejo. Jewe Pastor Tom ndamuzi, ndamwizera cyane.
niwe muntu unyubaka, niwe muntu unyubaka cyane, afite ijambo azi kwigisha ntabaho. Muri make jyewe ndakwemera, nawe nuko genda mwemera. Iyo ari kubwiriza ndafashwa. Je nta muntu wigeze umuza na Pastor Tom, nawe ni njye wahagurutse mbona baratangiye, kandi nanjye ndi mushyashya ndavuga ngomba kujya gushyigikira uyu murimo w'Imana. Genda njya kubisurira. Rero nzi kimurimo, nzi reka ejo muzaze tuvome atwinjize muri ndirembo. Ntabwo Imana ituzana umukozi w'Imana gutyo, hari ikintu atuzaniye. Rero turashima Imana kubwawe Pastor, Imana iguhe umugisha. Twizeye neza turashidikanya kejo hari amarembo tugiye kuvamo, amarembo y'amase. Dushijeho kuyumva neza, twigeze kwiga aya marembo yose, ariko iry'amase ndimenye uyu munsi. Uko amarembo y'amase tuyacamo, tubireke mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuce mu irembo ry'umwana w'intama. Imana ibaha umugisha, mwakoze kuza guterana uyu munsi. Ntutaha uko waje, usubireyo utakiri wa wundi. Imana igufungurire umuryango mugari. Iryo sengesho turimo turasengeramo kuri Zoom saa 9, abantu mubaze link saa 9. Turimo turasenga tugira Imana ngo kingura irembo rizima muri ku kwezi, kingura irembo muri uyu mwaka, umuryango ukinguke ku buzima bwawe muzima mugari. Ariko uyu munsi twasenze tuvuga ngo hari impamvu kuki tutinjira. Hari ahantu tubohewe muri ayo marembo y'amase. Aho hantu tubohewe uyu munsi twasenze tuvuga ngo turashaka gusohoka ahantu tubohewe, twafatiriwe. Saa 9 Imana ikugirira ubuntu. Hanyuma ejo saa 11 ku manywa harimo ab'inginzi lanshawa, nugirwa ubuntu uzahagere. Ariko nimugoroba twese saa 11 n'igice duhurire hano kugira ngo umukozi w'Imana tumwakire kare atugaburire ibikwiriye. Imana ibaha umugisha. Ndagushimiye mukunzi wanjye mwiza, nguhaye icyubahiro. Biragaragara ko uzabana natwe ndetse mu bundi buryo twe tutatekerezaga iki cyumweru cyose. Iki ni cyumweru kiza cyumugisha ku buzima bw'abarehoboti, icyumweru cyo gukingurirwa irembo rigari, icyumweru cyo kwinjira mu irembo ry'umwana w'intama, ni icyumweru cyo kuva mu bujiji, ni icyumweru cyo kuva ahantu hatari hakwiriye, ni icyumweru Mana tugiye kuva mu marembo twacagamo duhuzagurika, tukayahuriramo n'intambara n'ibibazo. Yo shimwe data kandi uhabwa icyubahiro. Turagushima ku munsi wa mbere kubw'umukozi wawe, tugushimiye n'umunsi w'ejo ukazabana natwe tugira ibihe byiza, nawe uzadushoboreshe kuboneka, mukawe ruzirarikire kugira ngo ubwoko bwawe buve ahadakwiriye bwari buri. Icyubahiro ni cyawe, ugendana n'ubwoko bwawe. Twese tuzongera guhurira hano ejo dushima izina ryawe. Humugisha umukozi wawe n'abamuherekeje. Nukuri ejo tuzongera kumubona ari amahoro. Dusengeye umurwayi afite kiganza cyawe gikiza Mana ari hano ku murimo wawe, kimukoreho mu izina rya Yesu. Natwe Rehoboti, abarehoboti turasenze ngo ikiganza cyawe gikiza gikore kuri Peter, Pastor Peter, turasenze mu izina rya Yesu. Iri joro marayika w'Imana umukoreho ave muri uyu munyururu w'urupfu mu izina rya Yesu. Hakenewe wowe Mana, reka amasengesho yacu amanure marayika, umanuke nijoro aho aryamye kuri buriya buriri, umukore have muri uyu munyururu aryamye, munyururu w'urupfu. Turamusohora mu izina rya Yesu. Ejo azahagarare hano afite ishimwe ko Pastor Peter yavuye muri koma. Turabigushimiye rero, ubaha umugisha. Tuzongere guhura ejo ari amashimwe. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mutahane na Yesu. Na hejo nimugoroba ndetse no kuri Zoom saa 9 turi mu cyumweru cyo gushima Imana, ariko twiyirije ubusa dusenga kugira ngo duce mu irembo rizima rikwiriye. Imana ibaha umugisha.